Muraho neza mwese bakunzi ba Duhugurane-Ikinyarwanda. Reka mbagwe ibyano bakunzi bacu batetse i Rwanda, abari hakurya y'inkiko zarwo ndetse n'abari hakurya y'amazi magari, tubahaye yambu ariko atari yayindi yambura abana. Rero tubahaye ikaze muri iki kiganiro, ikiganiro twifuza ko muri buze kukirangiza musobanukiwe neza izi mvugo zuje ubuhanga tugiye kubagezaho zitwara nk'imigani, aho izi mvugo ziba zirimo ziburira, zihanura cyangwa se zirema agati mu muntu. Ahangaha ugasanga nibura ari imvugo ziboneye umuntu yakoresha mu buzima bwa buri munsi. Ni imvugo 10 tugiye kubagezaho rero, nagira ngo mu nteze yombi maze nzive muzingo. Ikaze. Imvugo ya mbere iragira iti: batabo kwa bice murasangwe. Batabo kwa bice murasangwe. Iti bwa burya ntakahacaga. Iyi mvugo ni imvugo iburira, ariho bavuga ko atari byiza kugira ngo uburire umuntu wateze umutego, ariko atari wa mutego mutindi tuvuga. Ntabwo ari wa mutego mutindi rwose mvuga hano, ahubwo reka turebere muri izi ngero ebyiri zo mu buzima busanzwe duhura nazo. Hari igihe mujya mubona abantu bakina umukino w'iteramakofi, ugasanga nk'umuntu muhanganye arakwereka akaguru k'imbere ko ariko arambirijeho. Icyo gihe akakweretse, hari igihe wagira utya ugahita umutera umutego cyangwa se ukamukubita rugondene, ugahita umurandura no hasi ngo pi, ukaba uramutsinze. Urwo ni urugero rwa mbere rw'uko yakweretse aho intege nke ziri, ugahita umurandura. Muzajya mubona nanone mu mukino w'umupira w'amaguru, aho abantu bajya gutera za penaliti. Za penaliti rero bajya gutera mu izamu, iyo umuzamu umukinnyi yamweretse ukuguru ari buze gukoresha, nubwo wenda habamo amayeri menshi, ariko iyo ari umuhanga neza, ari umunyezamu mwiza azi kureba koko ukuguru wamweretse, hari igihe agira atya wamwereka ukuguru agahita kwitegura ku buryo ajya muri rwa ruhande wamweretsemo, maze umupira agahita awugwira bugwe. Yawugwira bugwe rero igitego ntikibe. Murumva rero iyi mvugo igira iti: batabo kwa bice murasangwe. Ati bwa burya ntakahacaga. Iki gihe murumva ko yameze nk'ubaburira ko agiye kuhaca, kandi iyi warupyisi niyo abavuga iyi bice, ni warupyisi yari igiye kunyura muri ibyo bice. Noneho mu iki gihe inyamaswa nubwo bajya bashushanya bagakoresha inyamaswa shaka no gusobanura umuntu cyangwa se ikindi kintu runaka, mu guteguza nayo bati ese burya ntakahacaga. Ati ese burya ntiwananyuraga n'ahangaha ugiye kuza. Reka noneho turebe uburyo ki tukwitegura. Ni nk'uko nguko wakoresha iyi mvugo kugira ngo nibura imvugo iboneye umenye n'uburyo ki wabwira umuntu cyangwa se wamusubiza. Iyi ni imvugo ya mbere. Imvugo ya kabiri iragira iti: baticyura amashyo mwungeri w'inzovu. Ati mbabari uzaragira ejo. Ahangaha ni imvugo iburira ariko irimo no kwishongora, aho nibura uyu mwungeri avuga ati rucitse nambutse. Tubicishije mu kinyarwanda cyiza, ati rucitse nambutse. Ati mbabari uzaragira ejo. Ahangaha ni nko kwishongora ku bandi bungeri bazaragira ejo kuko atabitayeho. Ahangaha iyi mvugo twavanamo n'isomo ryo kuba nyamwigendaho, ryo kutita ku bandi. Ugasanga wowe urareba ibyawe gusa, abandi ntacyo bakubwiye cyangwa se nta n'icyo bitayeho. Ahangaha rero ntabwo ari umuco mwiza wa muntu. Imvugo ya gatatu iragira iti: bati gikeri utahe n'intashya, kiti ngenze nte n'ibiguruka. Ahangaha ni imvugo iburira ariko nanone irimo nabwo ubwishongozi. Ku gikeri rwose cyagaragaje ubwishongozi, aho twajya kubihuza n'iyi mugani ugira uti: nyakamwe ntavumba mu bakara.
uyu nyakamwe rero utavumba mu bakara aba ashaka kugaragaza ko ntaho ahuriye n'abo ngabo yajya kuvumba, kandi burya ibisa birasabirana murabizi. Ahangaha rero kuvuga ko igikeri kitagize aho gihurira n'ibiguruka ni nka hahandi ujya kwishongora ku kintu muri mu muryango umwe, cyangwa se umuntu muri mu muryango umwe uyu n'uyu, aho uba ushaka kumenya ibyawe no kwigenga ndetse no kuba nyamwigendaho. Ahangaha rwose iyi mvugo irumvikana. Imvugo ya kane iragira iti bati hangira ruhubira, ati itarabagwa natungwaga n'iki. Ahangaha babwiye uyu muntu uhubura, yaba ahubuza inyama cyangwa se ahubuza ibindi bintu, ati hangira ruhubira, ati itarabagwa natungwaga n'iki. Ahangaha twabihuza n'izi mvugo ebyiri zigira ziti uhangira ubusa bukimara, kandi amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri. Hano harimo uburyo bwo kuburira uyu ruhubira ko yahangira utwarimo kurya cyangwa se ibyarimo kurya, kugira ngo nibura ateganyize n'ejo cyangwa se n'igihe kizaza. Wowe ati urindira, nawe ati uhangira ubusa bukimara. Ahangaha rero guhangira n'ubundi ninjiye mu kinyarwanda neza, ubundi guhangira byajyaga bivugwa iyo umuntu yarimo arya umutsima arisha n'imboga, bakavuga ngo hangira izo mboga. Ahangaha ni ukurya umutsima mwinshi ukagenda ukoza irobe cyangwa se itongi, urikoza mu mboga gusa ntufate imboga nyinshi, kugira ngo nibura bwa bugari cyangwa se wa mutsima munini cyangwa se wa munayi munini umare imboga, uwumare ukoresha imboga nkeya. Nuko twavuga iri jambo guhangira, ubundi niho ryakoreshwaga, habona nuko ubu ngubu abantu basigaye bahangira ibintu byose. Imvugo rwose nayo irumvikana. Tugiye ku mvugo ya gatanu iragira iti bati hindukira musumbakazi, ati nicyo cyanzanye. Ahangaha iyi mvugo ni imvugo yakoreshwa mu kwibutsa umuntu inshingano ze, mu kwibutsa umuntu icyo yakagombye gukora ndetse n'icyo ashinzwe. Ahangaha rero ubundi umusumbakazi ni umugore wa kabiri. Rero uyu mugore wa kabiri wasumbakaje, ahangaha kujya kumwibutsa inshingano ze byaba rwose ari ugutayanjwa. Ahubwo ubundi ngo no gusanga uwo ukunda usanga umweko woroshye. Aho nibura uwo musumbakazi wagira utya wamwereka ko umukeneye, agahita yiyorosora cyangwa se abeyura inkanda ye, ubundi rugahana inkoyoyo. Niko byakagombye kugenda. Ariko hano rero kugira ngo umuntu akwibutse inshingano zawe kandi yanagusumbakaje, ahangaha ntabwo ari umuco mwiza. Nubwo yamusubije neza ngo nicyo cyanzanye, ariko bari bamwibukije. Imvugo ya gatandatu iragira iti bati kamwa mushero, iti nayo nkamwa ndajiginywa. Muranyumvira abahu? Bati kamwa mushero, iti nayo nkamwa ndajiginywa. Hano tugiye mu kinyarwanda cyiza, nuko burya iyo umuntu akorera ikintu undi ntamenye imbamutima ze, iki gihe ni ikosa. Umuntu yakagombye gukorera umuntu ikintu cyangwa se gukora ikintu iki n'iki azi ukuntu icyo kintu kimeze cyangwa se uko kibyumva. Ariko yaba inka umuntu arayikama, yaba ibishaka cyangwa itabishaka. N'iyi musheru rero mu kuyikama ntabwo yabaga ibishaka, ahubwo ni ukubikora nyine itemeranya, idahamya neza nuko ibishaka. Ahangaha rero ni imvugo irengurira umuntu, ariko mu kumurengurira ugasanga icyo umuntu amurengurira nacyo agikora atagishaka. Rero iyi mvugo iyo kuvugira ku muntu ukora icyo atishimiye
ni ikintu umuntu yakagombye kwigaho, akajya akora ikintu umuntu abanje kugitekerezaho ndetse no kumusiganuza uko abyumva cyangwa se uko acyumva. Imvugo ya 7 iragira iti bati kanyamanza kugira akaguru gato, iti nako ngakesha rusengo. Mwumva? Bati kanyamanza kugira akaguru gato, iti nako ngakesha rusengo. Hano rero akanyamanza kugira utuguru duto ni ibisanzwe, ariko ugasanga izindi nyamaswa cyangwa se tunakoresheje nibura kugenda turengurira ku nyamanza, ugasanga umuntu baramuhimbira ikintu bitewe n'uko ameze, ugasanga cyangwa na twa tundi duke afite, ugasanga umuntu arashaka kutumucyuza. Atari byiza rwose, atari umuco mwiza tugombye kugira. Iyi mvugo rero ni imvugo igenda ishotora, ariko mu buryo bubi twakagombye kwirinda. Ugasanga rero hano iyi mvugo isobanura ko akanini ubundi buri gihe kamira agato, akanini kamira gato. Ukajya kureba ikintu umuntu afite ariko utihagije, wowe muntu ugwije cyangwa se waragashize cyangwa se ufite ibisaguka, ugasanga urajya kururumbira twa tundi dukeya umuntu afite. Ahangaha ni ukujya kumira agato cyangwa se umuto. Ariyo mvugo tutakagombye kwimakaza, ahubwo twakagombye guca intege mu bantu, nibura abantu bagakoresha imvugo iboneye. Imvugo ya 8 iragira iti bati kukamira nk'ibumoso, ati muzi nk'ama ya rubanza ki. Iyi mvugo nayo irumvikana. Bati kukamira nk'ibumoso, ati muzi nk'ama ya rubanza ki. Hano ni imvugo iburira, ariko umuntu baburira nawe akagaragaza ubwenge buhambaye, aho nibura asubiza abamuburira ko afite uburyo amayeri akoramo ikintu cye iki n'iki. Ahangaha rero iyi mvugo isobanura ko buri muntu wese aba afite uburyo abonamo ikintu cyangwa se akoramo ikintu iki n'iki. Umuntu atakagombye kumubwiriza uburyo agomba kugikoramo, ahubwo we yakagombye nibura kukikoreramo mu buryo yumva kandi bumunogeye. Imvugo ya 9 iragira iti bati mubembe kirazira, ati ko nabikoze na nyakwigendera byatwaye iki. Iyi mvugo rero iraburira, ariko usubiza nawe mu kugaragaza ubwenge agashyiramo intekerezo zidafatitse, intekerezo zidahagije, aho usanga nibura yirengera ariko avuga amafuti. Umubembe muramuzi, ni uburwayi umuntu agira, ariko hano ni nk'ishyano yakoze, agakora amahano yo gucana ibiti, nibura bakoresheje wenda isanduku yo kujyana umupfu w'umuntu, ugasanga bya bitarabicana. Bamubwira ati sigaho mubembe kirazira, wakagira ati ko nabikoranye na nyakwigendera byatwaye iki. Ahangaha mu migenzo rero usanga hari ibizira gukorera ku murambo cyangwa se ku biti cyangwa se ku musaraba uri kumva. Noneho we mu kujya kumuburira we agasubiza mu bundi buryo bwo kwirwanaho ariko buciriritse. Ahangaha rero iyi mvugo twayihuza n'iyi migani igira iti akabaye icwende ntikoga, agati kamanitsweho imbwa ntikaburura ubwejaguriro. Hano ubundi bishatse kuvuga ko iyo umuntu asanzwe akora iki n'iki kukimuvanamo biragoye rwose, agahora muri wa muco, muri ya makosa akora buri munsi agahora yagwamo. Rwose ndumva bisobanutse.
Imvugo ya 10 ari iya nyuma iragira iti bati mwene Nyarindi yamennye ingoma, bati naho yazimena yazihagamo. Uyu mwene Nyarindi rero bahaniniyeho umugani cyangwa se bendeyeho umugani, ntabwo twamenya amateka ye ariko tuzayashaka. Ni ukuvuga ngo ahangaha yihaga ingoma, ahangaha rero akazimena uko abishatse, uburyo azishyikiyeho ugasanga arakora ibyo ashatse. Hano twavanamo iyi nyigisho. Hano bishatse kuvuga ko iyo umuntu yisanga mu bintu byinshi, abyisanzuyemo, abyihazamo, atangira kuyipfusha ubusa, umurengwe umurenguka, ugasanga ni nka wa muntu wicara munsi y'agacucu n'agacuma akumva ko ritava hanze. Ahangaha rwose ni ukwibagirwa abandi ukaba wirebaho gusa, kandi abandi nabo bafite ikibazo gikomeye. Twabihuza n'uyu mugani ugira uti agakecuru kishuse gakina n'imyenge y'inzu. Ni nka muntu wijuse ubikinamo. Ahangaha rwose ni imvugo iburira umuntu wese wijuta agatangira kubikinamo, kandi iruhande rwe hari abarumanga. Izi mvugo zose 10 ni ahangaha ikiganiro cyose tugisoreje. Izi mvugo 10 zose ni imvugo ziburira, zihanura, zirengura ibyo umuntu yagombye gukora byiza ndetse n'ibibi umuntu yagombye gukosora. Izi mvugo zitwara nk'imigani, niyo mpamvu naziteguye kugira ngo tuzibasangize kandi natwe twigire, tuzigiremo kuvuga neza ndetse no kuganira bya gihanga. Nkomeje rero kubifuriza kugira amahoro n'amahore aho muri hose, haba abari i Rwanda, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'ibigota amasimbi, hose turabifuriza kugira ubuzima buzira umuze kandi mukagira impagarike n'ubugingo. Ngaho rero turabishimira kandi uburyo mukomeje kuduteza imbere, mukurikira ibiganiro byacu tubagezaho, mubikunda, mutanga ibitekerezo, munabisangiza inshuti zanyu. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre. Mugire amahoro.